Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosoza ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ni ukubera iki tuba tuje gukosoza kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse, byo nka kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsira ikintu busabwa nuko kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye tukibonera ku gihe. Mbere yuko urebe ino video jyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose kizeho ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe uhita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tubigufashemo aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona kunogeye ubonekaho ku munsi yageze turaboneka. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Mu twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tuza tukakwigisha mudasobwa. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tuza tukakuhugura wenda mu gihe waba warigishije amategeko y'umuhanda. Rero ni mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndizera ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha yegereye umurongo ushobora kuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? Aranga igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. Mbega ngo ahegereye umurongo ukomeje. Sega ngo igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na C nibyo bisubizo by'ukuri. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo by'ibine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C, igabanywa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Utari wahisemo C ibibazo biragaruka. Ni ingenzi rero kugira urakosoza kino kizame kiba kimaze gukorwa, kuko nugerwa mu kizame cyawe urabona ibibazo 9 ibibazo 10 byagarutse, byo nka kino kizame kimwe umaze gukosora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Hari aherekanwa n'ibimenyetso bimurika ari byo biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Ese ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda biteye gute, bimeze twite? Arango biteganye, mbega ngo ku murongo umwe. Sega ngo A na B nibyo, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri biteganye cyangwa ku murongo umwe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba igiso cya nyacyo ni ikihe? Nuvuga ngo ahantu ho kugenda mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso. Muri make ugiye kugera hariya mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri feruje, ukahagera kandi ntabwo uba uri hari wenyine, uhahurira n'ibindi binyabiziga nabyo biba biri mu rugendo. Cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali aho ubona nk'imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe, birashoboka ko ushobora guparika ikinyabiziga cyawe giteganye n'ikindi. Birashoboka cyane, ndetse no ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi kikaba inyuma yacyo, gutyo byatonze umurongo. nabyo birashoboka, kandi bari batubwiye ngo ntibishobora kuhagenda biteganye,
kandi bishobora kuhagenda biteganye. Bari batubwiye ngo ntibishobora kuhagenda ku murongo umwe, kandi bishobora kuhagenda ku murongo umwe. Sega ngo A na B nibyo. Ubwo A tubonye ko atari yo na B ikaba atari yo na C ntiyabayo. Tugahita duhitamo D ivuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo rero D, ndizera ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, hari ikinyabiziga gihagarara ahantu amanywa yose, hari ikinyabiziga gihagarara ahantu ijoro ryose, ariko biba bibujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini aha hakurikira. Hehe? Arangwa hatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B ngo ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizame, iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo babashatse kuvuga ngo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mbibutsa ko kode ziri koneka waba rose mu gihugu. Fata telefoni yawe umpamagare cyangwa unyandikire, ni kuri 0789 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu, zaba izo kuri provisoire cyangwa izo kuri kategori. Murabizi turi mu ntangiriro z'ukwezi, kode ziri kuboneka. Ukeneye kwiga turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, ni wowe uhitamo. Twandike cyangwa uduhamagare utubwire ibyo ushaka tuze twigisha. Ugende ukore rimwe uhite utsinda. Hano ndakeka ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisozo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Biba bibujijwe guparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Murabizi hari ibyapa biba bikubwira ko utemerewe guhagarara umwanya munini n'umuto. Sega ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Ubwo uhaparitse umwanya munini watuma banyura mu muhanda. Mu gihe kuri byari kutanga ibisubizo byose nibyo, tubonye ko igisozo cy'ukuri ari D. Ndakeka ko waramaze kuyitamo. Ndizera ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo bitagishoboka ko na muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Biba bigomba kurangwa n'iki? Ari ngo imbere ni itara ryera. B ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije. C ngo inyuma ni itara rimwe ritukura. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe n'uko ibihe bimeze, ni igihe cy'imvura hari ibicu cyangwa ibihu, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, ntabwo bigishoboka kubona neza muri metero 200. Imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa se zigenderwamo kimwe n'amatungo biba bigomba kugaragazwa gute? Biba bigomba kurangwa n'iki? Ndakeka ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisozo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Bishobora kurangwa imbere n'itara ryera, cyangwa se imbere rikaba itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, naho inyuma na itara rimwe ritukura. Turaba hisemo D. Nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya uhita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi bagiye kuduha, ukaba wabona no matara ndangaburumbarare y'ikindi kinyabiziga mu ntera yihe? Ari mu metero 50 nibura. Bega mu metero 100. Se mu metero 150. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 200 nibura. Hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro
kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Nkwibutsa ko uramutse ugize ikibazo wandika igisomo ukeneye ko nkwigisha ukacyandika muri komenti, ugakanda subscribe ukazahita uribonera ku gihe bitakugoye. Ndakeka ko isomo uramaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari isomo kuri nta kindi ni de muri metero 200 nibura. Ano matara ndanga burumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijoro rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri muri metero 200 nibura. Noneho iyo bavuze ngo nijoro igihe ijoro rikeye, hari abantu bahita bagira ngo ni saa 11:45 bugiye gucya. Birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse gihari, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijoro rikeye. Hano ndakeka ko waramutse utamode, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro, turi wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 6 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyasa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igihagwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayahe mabara? Ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. Mbega ngo ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Sega ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Hano urabona igisomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisomo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisomo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma batukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Wari wahisemo A ni igisomo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B ni igisomo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kuko mu kibazo cyacu bari baduhayemo ibisubizo bibiri. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga aho metero irenga, igihe igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Kigaragazwa ku buhe buryo? Ngo itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa. Mbega ngo agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. Se ngo itara ry'umuhondo cyangwa akagarurarumuri k'umuhondo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga aho metero irengeye. Rero ukaba utwaye imizigo ariko yarenze ku kinyabiziga aho metero. Icyo gice rero gihera cy'imizigo hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa. Ese kigaragazwa ku buhe buryo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisomo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisomo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisomo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisomo cy'ukuri kirimo. Utari wahisemo D n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Kurenga ibihe bipimo? Ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Mbega ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisomo cy'ukuri, inyuma akaba ari metero 3 na santimetero 50, na B ikaba ari igisomo cy'ukuri, imbere akaba ari metero 1 na santimetero 70, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisomo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisomo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisomo cy'ukuri nta kindi ni A, inyuma bari metero 3 na santimetero 50. Hari igihe noneho banavuga ngo inyuma ni metero 3 n'ibice 50. Nacyo uzahita umenya ko ari igisubizo cy'ukuri. Noneho ikindi kintu ngo yumva kukubwira kwa kino kibazo, imbere ho aba ari metero 2 na santimetero 70. Metero 2 na santimetero 70. Ubwo kuri B bavuze metero 1 na santimetero 70. Niyo mpamvu twihitiyemo A gusa, kuko inyuma bari metero 3 na santimetero 50, naho imbere akaba ari metero 2 na santimetero 70. Ubwo nuramuka ugiye mu kizamini noneho ukabona bavuze ngo imbere ni metero 2 na santimetero 70,
nacyo wihita ugihitamo kiraba gihise kiba igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko rero hano wewe wari wahisemo A, ndizera ko wari wamaze kwandika agapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kijije mu kizami ugiye gukora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo isomo cy'ukuri aricyo A. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Hatakibona neza utareba muri metero 200, wenda se ni igihe cy'imvura nko nkunda kubivuga, hari igihu cyangwa ibihu, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari nk'umucucu mwinshi, uwo mukumbi ugaragazwa ku buhe buryo rero? Ari itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi, mbega ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugera kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Umukumbi nta kintu kiwugaragaza. Ndakeka ko waramusamo rero D, ndizera ko waramusandika kwa papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero z'igihe hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira, bwo kunyurwamo n'abandi. Ariko abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, mbega ngo abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda n'abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali mukunda kubibona, kwa kundi imihanda nk'ibiri bijya mu cyerekezo kimwe, ukabona nk'umuhanda ufite imihanda 4, mo hagati harimo akantu k'akajaride, hahandi uba ushobora kuba uri kwambuka umuhanda wabona ibinyabiziga bije ari byinshi ukaba uhahagaze mu gihe uri kwambuka umuhanda. Niho rero baba bari kuvuga. Niyo mpamvu duhisemo A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefoni yawe aka kanya utwandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 335 16 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugiye ko uzakore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, dukoresha uburyo bwitwa Google Meeting, tugwarika ukayikandaho tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu. N'ubundi ni nk'aho tuba twicaranye. Rero mu gihe ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri cyangwa se uri kure, twandikire kuri 0789 335 16 tubwire amasaha ubona ubonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka tukakwigisha, uragenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwaye cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibi byose tubibafashemo. Ukeneye kwihugura kuri mudasobwa cyangwa ukeneye ko tuyikwigisha uri mu mujyi wa Kigali, nako kanya duhita duhura. Ukeneye ko tuguhugura turi kumwe, warigishije amategeko y'umuhanda ariko mbere y'uko ujya mu kizami ukabatereka nze nihugure, turaza tukaguhugura ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwaye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 335 16 26. Ibi byose tubibafashemo.
A ngo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, B ngo irangi ry'umweru ngarurarumuri, C ngo irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zigwa irangi ry'ibara risa riti? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ni irangi ry'umuhondo ngarurarumuri bakoresha. Impamvu bagita ngo ni irangi ngarurarumuri, iyo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubiseho ku iryo rangi rihita risa nkaho ryatse, ukaba wamenya icyo gushyira mu bikorwa bitewe n'icyo iryo rangi barishyiriyeho. Niyo mpamvu bagita ngo ni irangi ngo ngarurarumuri. Birumvikana irangi niryaka, ariko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe nirukubitaho rihita risa nkaho ryatse, umenye icyo gushyira mu bikorwa. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Amatara ameze ate? Arangwa amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B ngo utugarurarumuri 2. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze n'utugarurarumuri 2. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano wowe urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze n'utugarurarumuri 2. Turaba wahisemo C, nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Ibyapa bibuza mwese murabizi biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango byera cyangwa by'umweru. Bikurikizwa gusa aha hakurikira. Bikurikizwa he gusa? A ngo mu masangano, B ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikije intera bitandukanya. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, na C ibyo byapa bishyirwaho hakurikije intera bitandukanya ni ibisubizo by'ukuri. Hano woweho urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinze. Icyo biba bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo bino byapa bibuza na bino byapa bitegeka bitandukanye cyane cyane na biriya byo gutambuka mbere na biriya wenda bino biranga cyangwa se bino biburira, kubera ko kino byapa bibuza cyangwa ibitegeka ukigihitaho uhita utangira gukurikije ibyo kiri kukubuza cyangwa se kiri kugutegeka. Niyo mpamvu bari kuvuga ngo ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze, kuva aho bishinze ariko n'inkomane ikurikiyeho mu ruhande rw'inzira bishinzeho. Sinzi niba uri kubyumva. Urakeka mwakujya uri kugenda mu nzira nyabagendwa ubonye icyapa kikubwira ngo ntawemerewe kurenza umuvuduko wa kilometero 60 mu isaha. Utari wakigeraho uba wagenda ku muvuduko ushaka, ariko iyo ukikigeraho no mu nkomane ikurikiyeho uhita ukomeza kugenda k'uwo muvuduko kiba cyagutegetse mbere utari wagihitaho paka ubonye ikindi. Niyo mpamvu bavuze ngo ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho mu ruhande rw'inzira bishinzeho. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Kiriya byapa by'inyongera nagukoreye video yabyo, ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp 0788351626 nk'iyo video mu gihe kitarenze iminota 2. Ibi byapa by'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Aho bagobokera ibinyabiziga ni nko kuvuga ngo kiranga ahantu hari garage, kirangwa n'amabara asate aranga ubururu, umweru, umutuku.
mbega ngo umweru umukara ubururu, se umutuku umweru umukara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese kiriya cyapa kirangwa n'amabara asa? Urambwira amabara yose ariko kiriya cyapa. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari umweru umukara n'ubururu. Urabizi iriya byapa biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Bari batubwiye amabara ni umweru umukara ubururu, umweru ubuso bw'umweru, umukara ibirango by'umukara, ubururu umuzenguruko w'ubururu. Ishusho yo aba ari mpande enye. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburebure ntarengwa kuri buri mitambiko itatu ifungwa y'ibiziga bine ni nubuhe? Ara ngo toni 24, mbega ngo toni 10, se ngo toni 16, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo toni 56. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kurabana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni A, toni 20 nenye. Utari wahisemo A ibibazo biragaruka, kandi subscribe wasireho kugira ngo ujye tubibonera ku gihe, kugira ngo nugerwa uzakore rimwe uhite utsinda. Ndakeka ko waramaze gutamo A, ndizera ko waramaze kuganira ku papuro. Utari wahisemo nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwicika kubera ko ariko zakozwe ni. Iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwicika kubera ko ariko zakozwe ni nuhe? Ari kilometero 70 mu isaha, mbega kilometero 40 mu isaha, se kilometero 25 mu isaha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kilometero 20 mu isaha. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, bibutsa ko ibintu bya kilometero naka mu isaha, cyabizwa cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha, ntuzabigireho ikibazo. Ndakeka ko hano iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko hano iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se, kilometero 25 mu isaha. Zino modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakoze, buriya zigenda ziri kwiceka, ziba zigomba rero kutarenza kilometero 25 mu isaha. Ndizera ko waramuzitamo se, ndizera ko waramuze kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe biba bibujijwe kwahagarika ikinyabiziga cya umwanya munini? Ari imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, mbega mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Se kango A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kurabana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikinyabiziga cyo gibujije guhagarara akanya kanini. Hehe hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ntago wagenda ngo parike ikinyabiziga cyawe mu mwinjiro w'isoko, ntago wagenda uparika ikinyabiziga cyawe ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi umwanya munini, biba bibujijwe. Niyo mpamvu duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ariko kino kibazo neza barongera bakakikubaza, ariko kuri B bagahinduramo akantu gatoya. Ubundi twari tumenyeye ko duhitamo se ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ariko kuri B bahinduyemo iki gitumye duhitamo A gusa. Bavuze ngo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Bakivuga icagaguye urahita uhitamo A gusa, ariko nujya mu kizami urakora mu kanya bakavuga ngo mu muhanda ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, urahita uhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko mu muhanda ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye naho uba ubujijwe kuhagarara umwanya munini. Niyo mpamvu turahita duhitamo C. Ariko mu gihe bavuze ngo mu muhanda ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye, turahita duhitamo A gusa, iba ariyo gisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko waramaze gutamo A, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita
ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo wegera inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Ugiye kugera kuri zebra cross usanze abanyamaguru bategereje kwambuka, uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, ngo kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. B, ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C, gukoresha amatara abamenyesha kwambuka, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Hano urabona igisozi kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozi cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Wegereye iriya nzira ugasanga abanyamaguru bategereje kwambuka, ikintu mugomba gukora ni kimwe: kugabanya umuvuduko witegura guhagarara mu gihe baba batangiye kwambuka, kubera ko ni inzira yabo bambukiraho. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara mu gihe umunyamaguru wa mbere yaba akimara gushyiramo ikirenge. Ndakeka ko waramuzamo B. Ndizera ko waramusukaniye ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza na ya matara y'urugendo ugomba gukoresha, wenda se ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, hatabona neza, cyangwa se hari nk'umucucu mwinshi. Ese na ya matara y'urugendo ugomba gukoresha? A, amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu. B, amatara kamenabihu y'imbere. C, amatara yo kubisikana mu gihe kuri D bari kutubwira ngo amatara kamenabihu y'inyuma. Hano urabona icyo kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B, ukoresha amatara kamenabihu y'imbere mu gihe atabona neza. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi kiraza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho, iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ishusho ni uruziga, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Mbega ngo ntihemerewe kuhagarara. Se umuvuduko ntarengwa wemewe mu gihe kuri D uri kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozi cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Icyo cyapa gisobanura iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Iyo ukibonye ugenda uko ushaka, nta kintu kiba kikigutangira. Niyo mpamvu mudakunda kubibona mwe mu mihanda. Bikunda gukoreshwa muri ya mihanda yo mu bihugu byo hanze bita ngo ni freeway, kubera ko iyo ukibonye nta kintu kiba kikubuza, ugenda ku muvuduko ushaka, ukanyura naho uko ushaka. Ndakeka ko waramaze utamo rero A, iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizaho ujye tukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ukeneye kode, ukeneye kwiga mu buryo bwa online, ukeneye kwiga turi kumwe, ukeneye ko tuguhugura amategeko y'umuhanda warigishije, ukeneye ko tukwigisha mudasobwa cyangwa ari byo mwita mu ndimi z'amahanga computer, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 35 16 tuze tukwigishe, ugende ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kujya ubona kino kizami cyose kiba kimaze gukorwa, kanda subscribe aho hasi. Iyo uvuye gukora utsinze, ikintu wakora cyiza no gufata zino video ukazisharinga ku nshuti zawe, tukakwigisha ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda, n'inshuti yawe ikaza igakora rimwe igahita itsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.